Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi muri mu bihe bitandukanye. Ndagira ngo muraza kunyemera duhere ku makuru akomeje kugenda agaragazwa ku nama y'Abaminisitiri yakomeje kugenda iterana igamije kongera kuba mu by'ukuri yakiga ku bibazo by'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli ikomeje kugenda izamuka cyane. Abaturage bakaba bakomeje kugenda basaba Leta y'u Rwanda kuba yagabanyura mu by'ukuri ubwisungane mu kwivuza cyangwa se ikizwi nka mituweli. Bikaba bigaragazwa ko abanyarwanda benshi bakomeza kugenda basaba Leta y'u Rwanda kugira inyunganizi yagaragaza nk'uruhare rw'igihugu ikaba yakongera kugabanya by'umwihariko amafaranga atangwa ku bwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli. Ibi byose ndagira ngo tubashe kuba twareba ku byakomeje kugera bigaragazwa ku nama yateranye igaragaza cyangwa se ishingiye kuba yakongera kumanura mu by'ukuri amafaranga mituweli umunyarwanda akajya atanga 50% n'igihugu kikamutangira 50%. Ibi biraza kuba byasiga u Rwanda ruri very clean barakonuza kuba wareba mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragazwa nuko abaminisitiri bakomeza kugenda bagaragaza ko barajwe inshingano kwa mu by'ukuri bagabanya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza cyangwa se mituweli umunyarwanda akajya atanga 50% igihugu kikamutangira 50%. Ibiraza kuba byatuma abanyarwanda benshi hafi ya bose bari buze ko mu by'ukuri basigara batanga mituweli. Ko byakomeje kugera bintangaza kuri agakaya naje kuba nafata amakuru agaragaza uti mu Rwanda hari 30% by'abaturage badatanga mituweli bitewe nuko bakomeza kugenda bagaragaza ko ubwisungane mu kwivuza buracyahenze. Ibi rero mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti mituweli zirahenze mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamuneka Leta y'u Rwanda nidufashe ibaze kuba yagabanya mu by'ukuri amafaranga atangwa kuri mituweli. Ndagira ngo turebere hamwe ingingo z'ingenzi zigiye kuba zagira aya makuru yacu ko byakomeje kugenda bigaragazwa. Muri aya makuru yacu turaza kuba twakwibanda ku bwisungane mu kwivuza mu gihe kandi ndaza kuba nakomoza ku mibereho myiza y'abaturage ikomeza kugenda igaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda ko benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko kuba batanga mituweli ku mafaranga menshi cyane bikomeza kugira bibabera imbogamizi. Mu gihe kandi leta ndibuze kuba nakomozaho ku byatangajwe n'igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugera kigaragaza ko kirajwe inshingano kuba cyatangariza abaturarwanda ko kigiye kuba cyagabanyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu bikomeza kugenda bigaragazwa. Inama zikomeza kugenda ziterana zigamije kuba zagabanyura amafaranga ya mituweli. Ku bindi bisobanuro bikomeje kugenda bigaragazwa nuko ngo mu Rwanda akomeza kugenda hagaragazwa abaturarwanda badatanga mituweli bakomeza kugenda bagaragaza ko ngo aya mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ari menshi cyane. Bakomeza kugenda bashingira ko bafite imiryango myinshi batangira mituweli bikaza kuba byatuma aya mafaranga akomeza kugenda azamuka cyane kandi bikaza kuba byaba inkomoko ituma abaturage badatanga mituweli cyangwa se ubwisungane mu kwivuza. Ibi byose ndagira ngo tuze kwa twabikomozeho ko bikomeza kugenda bigaragazwa. Uraza kubona ko imyanzuro ikomeza kugenda ifatwa ngo nuko abaturage bakomeza kugenda basaba Leta y'u Rwanda kugira inyunganizi yagaragaza ku ruhare rwa mituweli, kuko uraza kuba wasanga benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti amafaranga mituweli mu gihugu cy'u Rwanda ni menshi cyane, kuko uraza kuba wasanga umuturage umwe afite abana bagera ku 10 mu by'ukuri kubishyura mituweli biraza kuba byatugora cyane. Tugasaba Leta y'u Rwanda kugira inyunganizi nkora yagaragaza ikadutangira amafaranga 50% natwe tugatanga 50%. Ubwo ngubwo rero mu by'ukuri ndagira ngo tubashe kuba twakomoza ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama yateranye igamije gushakira imibereho myiza abaturarwanda. Gusa akomeje kugenda afatirwamo ibyemezo bigaragara ko ari byiza ku ruhare rw'abaturage bakomeza kugenda basaba Leta y'u Rwanda inyunganizi ku bwisungane mu kwivuza. Ukakomeza kugenda ubona ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza uti Paul Kagame wacu rakabyara akagira imana rakagira inkukagira amafaranga. Bakomeza kugenda bagaragaza byinshi bifuriza ku migisha ikomeza kugenda ihabwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abayobozi muri rusange bakomeza kugenda bafatikanya nawe mu kuyobora abaturage b'u Rwanda bakanashaka mu by'ukuri ibibazo byakemura abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko bafite. Njye mu by'ukuri tubasha kwa twareba ku bwisungane mu kwivuza nk'uko nakomeje kugenda mbikomoza. Ndaza kuba nakomoza ku kijyanye n'amafaranga y'ishuri cyangwa se mu by'ukuri ku bijyanye na minerval mu gihugu cy'u Rwanda bikomeza kugenda byumvikana ko bikomeza kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Abana mu Rwanda bakomeza kugenda bagaragaza uti ku ishuri turimo kwirukanwa bakadusura turi kwiga bitewe nuko ngo nta mafaranga y'ishuri twishyuye. Ibi kandi uraza kuba wasanga ari imbogamizi zikomeye cyane ku ruhande rwa NESI kagaragaza uti twe nta mpuwe tuzashyiramo nta tolerance mu by'ukuri tuzabasha kuba twashyiramo umwana utabonye 50% yakoze ikizamini cya leta. Uyu mwana azasibizwa nta yindi tolerance izigera igaragazwa ngo kuba mu by'ukuri uyu mwana yabonye 50% ngaraza kuba yakora nationali ngo aze kuba yakimurwa. Nta kwimurwa guhari ku mwana utabonye amanota 50. Ubwo ndavuga ku bana biga mu 6 primaire mu 3 secondaire mu 6 secondaire. Aba bana bagomba kuba bakora cyane ndetse kandi mu by'ukuri mu gihe abarezi ndetse n'abadelegiteri bagusorimo kwiga umenye ko ahangaho urimo guhomba cyane
gusohora ujye babwira ko utari buze ko wasohoka bategereze igihugu kibashe kuba cyabishyiraho umukono, kuko uraza ko wasanga abana bari gukomeza kugenda barenganwa cyane bagasorwa ku mashuri kubera ko babuze amafaranga yo kwishyura ku ishuri, ndetse kandi nibaza ko basorwa abandi bana bari basigaye bishi barimo kwiga, ariko uyu mwana wasowe ntabwo arimo kwiga. Kandi nibaza n'ikizami cya national mu by'ukuri uyu mwana ntabwo bazareba ngo yari yasohotse, ahubwo bazazana ikizami hagendewe ku byo batanze kwiga cyangwa se ku miteguro batanze mu kwigisha. Uze kuba wasanga uyu mwana ntabwo abonye amanota 50 aje ko yasibizwa muri uwo mwaka, uze ko wasanga avuye mu ishuri. Ibi biraza kuba byaba ikibazo gikomeza kugenda kigaragazwa ko abana bakomeje kugenda birukanwa ku mashuri bitewe n'uko ngo babuze amafaranga yo kwishyura ishuri. Ibi ngibi ndaza kuba nabigiraho mbasha kwa by'ukuri nabisesengura neza mbisobanuye, kuko bikomeje kugenda biteza ikibazo. Nza kuba natanga n'ubuvugizi bikomeza kugenda bugaragazwa n'abaturage. Ndagira ngo murasa kunyemera nibanze kubikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda, hakomeza kugenda hagaragazwa ubucucike bw'abaturage bakomeza kugenda bazamuka buri ko bwije nuko buke, bikomeza kugenda byumvikana ko bikomorwa kuba abana b'abangavu imyaka 15 bakomeje kugenda baterwa inda. Ibi kandi bikaba byavuye mu myanzuro ikomeza kugenda igaragazwa ko ngabana b'imyaka 15 mu Rwanda bagomba kuzajya bakingirwa, bakaba barindwa guterwa inda zitateganyijwe. Ibi kandi bikaza kuba byatuma hakumirwa inda zikomeza kugera ziterwa abana b'imyaka 15 mu Rwanda. Ukomeza kugenda ubona ko abagabo bakomeza kugenda bakuza ingeso zo gutera abana bakiri bato inda mu gihugu cy'u Rwanda, ugasanga biraza kwa by'ukuri byazamuka cyane. Ndagira ngo mu by'ukuri minisitiri yakomeje kugenda komoza ku bibazo bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Uraza kuba wasanga umwana aturutse mu cyaro cyangwa se aturutse mu karere runaka agiye mu mujyi wa Kigali agiye kubanamo n'umugabo. Uyu mwana baraza kuba mufatiranya bitewe nuko nyine mu by'ukuri nta mayisha cyangwa se ubuzima afite, araza kuba yakemera kubana n'umugabo, ndetse uyu mugabo mu by'ukuri baza kuba abana arajya musambanya ubundi abashe kuba yamufasha mu kuba muri ubwo buzima. Uze ko wasanga havuyemo kuba yaterwa inda uyu mwana, kandi niba mutera inda uyu mwana ntabwo aza kuba yajyanwa. Ku rundi ruhande uraza kuba wasanga uyu mugabo yaturutse nko mu karere ka Rusizi, Nyamasheke n'andi hatandukanye, mu by'ukuri aje kuba yakora akazi i Kigali, ariko yanze kuba wenyine azanye undi mwana w'umukobwa bagiye kubana muri ubu buzima bwa ghetto, aze kuba yamutiramo inda. Uze ko wasanga mu by'ukuri uyu mwana uyu mugabo naza kumwigarama araza gusubiza iwabo inda. Uyu mwana mu by'ukuri yatewe yamaze guterwa inda, namara kuba yasubira iwabo mu by'ukuri yanda nta muntu uzaba ufite uri kuyitaho. Uraza ko wasanga mu by'ukuri ibi ngibi biraza kuba byatuma abaturage bakomeza kugenda bazamuka cyane. Aya mpamvu byose ndibuze kuba nabikomereza ku byakomeje kugera bitangazwa uti abana b'imyaka 15 mu Rwanda bagomba kujya bakingirwa, by'umwihariko hakaba harebwa mu by'ukuri ni gute batazajya baterwa inda zitateganyijwe. Ku bindi bibazo ndibuze kuba nasubiza nibikomeza kugera bigaragazwa uti niba basha kuba bazanaho iyi serivisi yo gukingira abana b'imyaka 15 badaterwa inda, biraza kuba byagaragaza nk'igisubizo kirambye cyo kuba bazamura ubusambanyi mu gihugu cy'u Rwanda. Byose ndaza kuba nabikomoza mu yandi makuru ndibuze kuba nagaragaza nuko mu by'ukuri bikomeje kugenda byumvikana ko hano mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kugenda hagaragazwamo ibibazo bitandukanye bisa nkaho bihuye ku kibazo cy'ifungwa ry'insengero ndetse no kuba bafungura insengero, ndetse n'ikibazo cyo kuba mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragaza uti kuki mufunga insengero ntimufunge mu by'ukuri burarirwa cyangwa se mubashe kuba mwafunga amabara cyangwa se utubari dutandukanye. Ibi byose ngira ngo mu by'ukuri tuze kuba twabikomoza dukomeze kugenda tuganira ku bikomeza kugenda bigaragazwa n'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza uti kuki mufunga insengero ntimufunge mu by'ukuri utubari. Ibi ngibi biraza kuba byagaragaza amakimbirane akomeza kugenda agaragazwa ku bakunda gusenga n'abandi bakunda kuba banywa icupa cyangwa se abakunda kuba baba abasinzi muri rusange ku bikomeza kugenda bigaragazwa. Nagira ngo mu by'ukuri insengero mu gihugu cy'u Rwanda hakomeje kugenda humvikana ko bikomeje kugira byumvikana ko zikomeje kugenda zifungwa, ndetse ukabona ko nta n'icyizere kigaragazwa ko insengero ziri buze kuba zafungurwa, ariko ugasanga burarirwa irakomeza kugenda itumiza inzoga buri ko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo benshi bakomeza kugenda bagaragaza gutanga uburenganzira bwabo, bakavuga uti mu by'ukuri turavuga uko tubyumva, kuko itegeko nshinga rirabyemera mu gihugu cy'u Rwanda kuba waza ukavuga uko byumva ku bitagenda neza mu gihugu cyawe. Itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Rwanda rirabyemeza 100%, kuko buri muturarwanda wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibitagenda neza mu gihugu cy'u Rwanda uko abibona. Benshi mu baturage barakomeza kugenda bagaragaza uti ni gute mufunga insengero mukareka mu by'ukuri burarirwa zigakomeza kugenda zicuruza inzoga buri munsi, mukadufungira aho dusengera, mu by'ukuri mukaba mwafungurira burarirwa buri munsi zigacuruza amayoga, amabara agafungurwa, ubusambanyi bukogera, mukaba mwafunga mu by'ukuri insengero abaturage bihaniramo. Ibi ngibi biraza kuba byaturuka k'Imana iri buze kuba yabakubita inkoni yera mu by'ukuri, kuko bikomeza kugera byumvikana ko benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti nta muntu ujya ukina n'Imana cyangwa se ushake kuba wazana ububasha bugaragaza ko yafunga amatorero y'Imana ngo bize kuba byamurwa neza ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Ku rundi ruhande mu by'ukuri ndaza kuba nagarukira leta ikomeza kugenda igaragaza uti ni gute dufungura insengero kugira ngo mu by'ukuri muzikoreshe musenga Imana
Imana cyangwa se bukiza abantu mukazikoresha mushakamo intonge mu by'ukuri ugasanga umuntu araguhanurira aragwana no kwa muhaye amafaranga bikaza kwa byatuma mu by'ukuri ari inkomoko ituma buri ko bwije no ko bukeye u Rwanda rukomeza kugera rugaragaza uti natwe nimba dukomora isengero ngo abaturage basenge ahubwo kaze ko wasanga ibibazo bikomeza kugera bigaragazwa abapasiteri bagakomeza kugenda bakora ubusambanyi bitwaje ko bari gusenga ugasanga barakomeza kugenda baka amafaranga abakristo bitwaje ko barimo gusenga donc ugasanga isengero zirakomeza kugenda ziteza akavuye mu gihugu cy'u Rwanda ratukaza kuba wasanga ari no mpamvu u Rwanda rukomeza kugera rugaragaza uti turaguma tuzifunze ubu ngo bitegeko ryasotse nubwo ngo insengero zigera ku ijana zose zari ziri mu gihugu cy'u Rwanda zigiye kuba zafungwamo 70 muri zo izindi 30 zigasigazwa basenga bikumvikana ko mu by'ukuri n'abashumba bagiye kuba babura akazi ko byakomeje kugenda bigaragazwa ndagira ngo tuze kwa mu by'ukuri twakwibanda kuri aya makuru akomeje kugenda atangazwa ariko kandi muraza kuba mwanyemera mbageza kangu kandi ningira kuri kintu mu by'ukuri cyo ko bari gufunga insengero burarirwa zigacuruza inzoga mu by'ukuri zikabona abakiriya amabara agacuruza indaya zikabona abakiriya ibyo byose mu by'ukuri ndaza kuba nabikomoza ko byakomeje kugenda bigaragazwa itegeko nshinga rirabyemeza ko umuturarwanda afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ijana ku ijana ko bitagenda neza ariko mu by'ukuri itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera ko umuturarwanda abagomba kuba yavuga uko abyumva ko bitagenda neza mu gihugu cye cyangwa se kubitamushimishije ariko kandi mu by'ukuri ibyo byose ndaza kuba nabikomozo ariko bikaba binababaje ni gute mu by'ukuri baza ko bafunga insengero zo gusengeramo bagafungura mu by'ukuri burarirwa zigacuruza abakobwa zigacuruza ibyo kunywa bigasindisha abantu zigahombesha abanyarwanda donc uraza ko wasanga mu by'ukuri ari ibintu bidafatitse ngira ngo tuze kuba twafata umwanya muto cyane dukomoze kuri ibintu bikomeza kugenda bigaragazwa ariko mbere na mbere reka tubashe ko mu by'ukuri twareba kubyagirira abanyarwanda akamaro ndetse n'agaciro ubwo ndaza kuba navuga ubwisungane mu kwivuza ko bikomeje kugenda bigaragazwa ku ruhari rwa mituweli ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ndagira ngo ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025 umwaka ushize ngo akomeje kugenda hagaragazwa ko abaministeri bateranye bagamije gushaka ibyemezo cyangwa se imyanzuro yafatirwa hamwe akarebwa ukuntu mituweli yagabanyuka bikumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko ibyemezo by'abaministeri byakomeje kugenda bigaragazwa mu nama yicaye igaterana ikagaragaza neza ko agomba kuba hagaragazwa umwanzuro ugomba kuba watuma mituweli zigomba kuba zagabanwa mu gihugu cy'u Rwanda byumvikanye ko abaturage bakimara kuba bakumva itegeko nshinga ryashyizweho byakomeje kugenda bibashimisha cyane kuri aka kandi ndagira ngo by'ukuri tubashe kuba twareba ese hatiranwe kuri uyu munsi inama yateranye yegamije cyangwa se yemeje iki ko abaturage bagomba kujya batangirwa 50% kuri mituweli ndetse ubwo mu by'ukuri nabo bakitangira 50% ku bwisungane mu kwivuza ariko ku rundi ruhande ko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza ko mu gihe leta yabafashije ikaba yabatangira mituweli ubwisungane mu kwivuza bakajya bitangira 50% bagaragaza neza ko buri muturarwanda wese azajya yishyura mituweli ahari mu gihugu cy'u Rwanda kuko ngo aza ko wasanga benshi impamvu batishyura mituweli ratangwa mu by'ukuri nuko ngo kuri aka kanyuza ko wasanga umuntu afite abana 10 afite abana 5 araza kuba yabishyurira mituweli abishyurire mu by'ukuri amashuri abahira ibyo kurya mu myenda inkweto n'ibindi bitandukanye uze ko wasanga mu by'ukuri biraza kuba byatwara dépense ndende kandi uyu muntu mu Rwanda mwibuke ko imirimo yo gukora ntayihari cyangwa se mu by'ukuri byanga byakunda mu Rwanda nuko akazi bigaragazwa nkaho mu by'ukuri gakomeza kugenda kabura ugasanga umuturarwanda amafaranga akorera ku munsi ntabwo mu by'ukuri ari amafaranga yakagombye kuba akorera ugereranyije n'ibindi bihugu byiteje imbere kuko uraza ko wasanga u Rwanda rukomeza kugenda rugaragaza ko ari igihugu gikomeje kugenda cyiteza imbere ndetse kandi ukaba wasanga amafaranga umuturarwanda akorera ibintu byose ntabwo biza kuba byavamo ugasanga ariyo mpamvu benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti niyo mpamvu tudatanga mituweli kuko uraza ko wasanga amafaranga dukorera ntabwo aho mu by'ukuri n'inshingano tuza kuba twayatakazamo kuko uraza ko wasanga umuntu afite abana 5 6 8 kugera ku 10 arabishyurira amashuri arabagurira imyambaro arabagura ibyo kurya nibiba ngombwa anabishyuriye aho kuba uze ko wasanga nawe araza kukina kwitaho uze ko wasanga ni ikibazo gikomeye cyane kubikomeza kugenda bigaragazwa ari mpamvu abaturage bakomeza kugenda bavuga uti leta y'u Rwanda nidufashe ikatwishyura 50% kuri mituweli natwe tuzajya twikokora twishyure aya mafaranga asigaye 50% ndakeka mu by'ukuri kwishyura mu Rwanda ni 3000 mituweli ubwo ngubwo niba yagabanyamo kabiri umuturarwanda ntawe uzayabura ndakeka mu by'ukuri bizaba ari ibintu biri simbo cyane cyangwa se ibintu byoroshye biri aho ngaho kuko umuturarwanda utabona amafaranga yo kwishyura mituweli bagabanyije 50% uwo ngo sinyeka ko ari muri iki gihugu cy'u Rwanda ikibazo gikomeza kugenda kigaragazwa ku mashuri benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko abana bakomeje kugenda basorwa mu byumba by'amashuri bitewe nuko batishyuye amafaranga yo kwishuri ukaza kuba wasanga benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko ari imbogamizi kandi koko wareba ukaza kuba wasanga ari imbogamizi geretse ko zizabagiraho ingaruka mu gihe basaba bari gukora ibizami kuko nesa niza kuba yategura amasomo izahereza cyangwa se ibizami izahereza abana uraza kuba wasanga itari buze ko yagaragaza ko uyu mwana yakuye mu ishuri arimo kwiga yo iraza kuba
ategura nk'uko mu by'ukuri yatanze amasomo yo kwiga. Kandi uyu mwana hari byinshi yashoboye ku ishuri mu by'ukuri atigeze yiga, abandi kandi basigaye bari kwiga mu by'ukuri bakomeje kugera bifata 100%, ariko uyu mwana we ntabwo yegeze abibona. Uraza ko wasanga naza ko yatsindwa, ndetse iragaragaza uti ntabwo uza ko watsindwa ntubone 50%, ntabwo mu by'ukuri uzaza ko watubwira uti bari bansoye. Ibi ngibi nesa ntabwo ibibizi, kuko iba yatanze mu by'ukuri igihe cyo kwiga gihagije, ikanagaragaza ko izanategura amasomo yo gutanga ku bizami bihagije. Ukaza ko wasanga umwana utazabona 50% mu wa gatandatu primaire, mu wa gatatu secondaire, mu wa gatandatu secondaire, amenye kazajya asibizwa mu mwaka arimo kuba yakigamo. Reka turebe mu by'ukuri imbogamizi zikomeza kugenda zigaragazwa n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi. Ku kibazo gikomeza kugenda kigaragazwa n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi, bakomeza kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda igomba kuba yareba ukuntu yagira ukuntu bitekenika igajya ishaka mu by'ukuri ukuntu umwana udafite amafaranga yo kwishyura cyangwa se amikoro yo kwishyura ishuri atazajya asorwa mu by'ukuri mu gihe cy'amasomo, ahubwo mu by'ukuri hazajya harebwa ese ni gute uyu mwana aza kuba yakiga, ariko tukareba ubundi buryo twakoresha umubyeyi akaza kuba yazana aya mafaranga. Kuko uraza ko wasanga ababyeyi bafite ibibazo bikomeye cyane, baderegitire baresi namwe igihugu cy'u Rwanda muze kwa mwari mu by'ukuri ababyeyi b'iyi minsi bararushye. Uraza ko wasanga umwana ari kwishyurira amashuri, umwana yarangiza no kura mu by'ukuri yakiga, ugasanga n'akazi ko gukora arakabuze. Wa mwana yishyuriwe ishuri no kurangiza kwiga ntabwo abonye akazi. Donc uraza ko wasanga ari ibintu bikomeza kugenda bigaragazwa biteye agahinda gakomeye cyane. Ari mpamvu ngomeza kugenda ngaragaza nesa nireba ukuntu yakora mu by'ukuri abana badafite amikoro yo kwishyura ijye ibishyura amafaranga ku ishuri, kuko ababyeyi mu by'ukuri bararuhijwe kugeza kuri aka kanya. Nako kandi ababyeyi bakomeza kugenda babigaragaza. Reka tubashe kuba twareba ku byakomeje kugenda bigaragazwa guterwa inshinge ku bana b'imyaka 15 mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo ku byakomeje kugenda bigaragazwa mu Rwanda hakomeje kugenda hagaragazwa ko hakomeje kugenda humvikana inda zikomeza kugenda ziterwa abakobwa b'abangavu hejuru y'imyaka 15 ndetse no hasi yabo, ukabona ko bikomeza kugenda biteza ikibazo igihugu cy'u Rwanda. Ibi kandi bikaza kuba byatuma abaturage bakomeza kugenda biyongera cyane, bikomotse kuba abana b'imyaka 15 mu Rwanda bakomeje kugenda baterwa inda zitateganyijwe, ukaza kuba wasanga barimo kubyara imburagihe. Bikaba byatumye abaminisitiri bakomeza kugenda bagaragaza uti nta kundi kuntu byarebwa abana b'imyaka 15 bakajya mu by'ukuri baterwa inkingo zo kwa mu by'ukuri harebwa ese ni gute batabyara, mu gihe kandi byumvikana ko bageze igihe cy'urumbuke cyo kubyara bakajya mu by'ukuri bakurwamo izi nshinge batewe. Ibi byose byakomeje kugira bigaragazwa hashingiwe ku myanzuro ikomeza kugenda igaragaza ko abana b'imyaka 15 mu Rwanda bakomeje kugenda baterwa inda zitateganyijwe, bakanatomba by'ukuri babyara imburagihe. N'abana babyaye ugasanga ntabwo nyine barimo gukura neza, kuko uraza ko wasanga umwana yabyawe n'undi mwana. Donc ntabwo ibingibi rero mu by'ukuri bisobanutse, akaba ari mpamvu bakomeje kugenda hagaragazwa uti hagomba kuba harebwa ukuntu bana bakingirwa hakiri kare. Bitagenze gutyo u Rwanda turaza kwa twakisanga turi miliyoni 30 ku buso buto cyane, kuko n'aka kanya ndakubwira ko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda gifite abaturage bagera kuri miliyoni 15 zishyira kuri miliyoni 13, ugasanga mu by'ukuri abaturage barakomeza kugenda biyongera buri ko bwije nuko bukeye. Ni ikibazo gikomeye cyane aka kanya cyakomeje kugenda gihangayikisha u Rwanda, rwifuriza neza abaturarwanda ndetse ubwo n'igihugu cy'u Rwanda. Kandi bakuru akomeje kugenda agaragazwa nuko mu gihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda agaragazwa ifunga ry'isengero, ariko kandi abaturage bakagaragaza uti muradufungira insengero ariko burarirwa zigacuruza amayoga. Ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo tuza kwa twabyemera. Ni mufungura insengero cyangwa se muzifunge na burarirwa muzifunga, ubwo n'amabara yose muri kogeza uburaya, ariko mu by'ukuri umurimo w'Imana mukaba mwawumanura hasi cyane. Byakomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage bakomeza kugenda bagaragaza uti ni mufungura insengero cyangwa se mu by'ukuri muzifunge, munafunge burarirwa zicuruza amayoga mu gihugu cy'u Rwanda. Kuko uraza ko wasanga benshi barakomeza kugenda bagaragaza bakanibaza uti kuki burarirwa zicuruza amayoga buri ko bwije nuko bukeye ariko insengero zikaba mu by'ukuri zafungwa. Ese wari uzi ko burarirwa itanga umusoro? Ese insengero zitangiye imisoro? Donc uze ko wabyibaza ku byakomeje kugenda bigaragazwa. Buriya kugira ngo mu by'ukuri bashe kuba bafunga insengero basigaze burarirwa, baraza ko basanga burarirwa ziri kwinjiza amafaranga mu gihugu cy'u Rwanda, ariko izi nsengero zakomeza kugenda ziteza mu by'ukuri umudugararo utari mwiza mu gihugu cy'u Rwanda. Ko byakomeje kugenda bigaragazwa kuri aka kanya. Ciao ciao, ndabakunda cyane.